miliyoni imwe n'ibihumbi 200 by'abayikurikira birenga. Yitwa Rocky Entertainment. Akagira ikaba imwe muri channel zikurikirwa mu karere k'ibiyaga bigari cyane pe. Ngiye kuvuga mu Rwanda ariko burya ni nini koko. Rero bivugwa ko nta gihamya nge mfite kuko ntago hari yasama musasita pi yajyaga rukose n'umusitari ari US n'umusitari. None se umuvuze gikwenda iki ko tuvuga kuri channel ukaza n'umuntu none se muravuga ashaka nyiri channel anyway ko watangiye kuvuga ko ayifite ari nini cyane ubwo ariko ni kinono kuba wavuga nyira akaza oya channel ye nini rwose iyo channel yawe ngwiza guhura n'ibibazo n'izindi channel zihura nabyo bijyanye na content zikora ya mwarafunzi yaragiye ya hari n'izindi z'abandi zagiye zigenda umuntu atajyamo ngo abivemo ariko nyinshi kandi nini. So bikekwa ko nayo yaba yarahuye n'ikibazo kimeze gityo noneho agahitamo guhita akora indi yitwa Kimomo News. Kimomo News yaje nyine nko kwirengera nka backup hari ngo iyi ngiyo arakora biravuga ko akora ariko ntacyo bimaze. Wenda abafite abantu yamamariza kandi kubera ukuntu ikurikirwa ifoka abo bantu yamamariza nyine abashyira ahantu bakurikirwa bakomeza gukurikirwa. So ahita akora rero kugira ngo abone backup. Ubwo impamvu tubivuze gutyo nuko abadukurikira bumve ko izi mbuga nkoranyambaga zigira uburyo za YouTube ni urugero bazikoreraho igifite uburyo bwayo ibiganiro unyuzaho YouTube yo nk'ikigo iguhemba. Rero iyo ugize amakosa ukora ari naho binashingiye ubwo buryo bwabo bwo kuguhemba bo barabuhagarika ariko wowe mu gihe ufite abagukurikira wakomeza kubabwira ibyo ushaka. Niba hari abashimye kwamamaza muri bya bindi ubwira abagukurikira icyo gihe uzakomeza kubabwira banagukurikire ariko uzungukira aho gusa. Ubwo buryo ni butatu. Uburyo bwa mbere baguha warning umuburo. Uburyo bwa kabiri bakaguha icyitwa strike. Strike kamara iminsi 90. Uburyo bwa gatatu noneho bakwambura ubushobozi bwo kwinjiza. Uburyo bwa nyuma channel yawe urataha wajya usacinga ukayibura ukavuga uti se yagiye ari mu bubanziriza rero ubwo bwa nyuma we ari mu bubanziriza ubwa nyuma. Urumva ko uru rwego ariho hasi yaho hari ibindi byabanje. Ibi turimo kuvuga ni nabyo byabaye kuri nibyo bivugwa ko byabaye nta gihamya zihari hano ariko nibivuga ko byabaye kuri TV hakurya hari kuri TV hari amagi kuri iyo TV nayo rero ngo nuko byayigendekeye none imbaraga nyinshi zirimo gushyirwa ku mazina bwite. Urumva ibyo bintu rero ni nka backup ariko akaviza ko ngo akaba ibyo bibazo bikaba byaraje n'ubundi akaviza kicaranye ku buryo yagiye utagaruka se. Visa abanyamerika buriya biragorana kubona visa yabo ariko iyo bayiguhaye baguha visa y'igihe kirekire. Ariko rero hari abantu utavuga ngo ibintu byo kugenda ni ibintu bigize bya big deal ntago kugenda kwa Rocky byaba ari ibintu ariko iriya ngendo nyine irakwereka ko ari gukanda byaba ari ibintu bya big deal iri kukwereka ko kandagira akavuga ati hano ntago ari i Rwanda sha bijyanye n'uburyo YouTube zihemba n'ubunini bwiye n'akazi yayikoreragaho n'uburyo yarebwaga n'ibindi byose ubihuje wasanga n'ubundi nta kibazo cy'amafaranga afite. Niba yambaye badge nk'umuntu witabiriye inama runaka numwe mu bantu biciriyeho iteka ry'uko agomba kumera neza bikarangira ko kameze neza kuko amafoto y'aba batipe bari kumwe na ba Pike kera batarishakisha ngo bibone neza nawe ajya bipostinga akavuga ati kera agasobanuye ko atarabona umwami ngo agasobanuye ko atarabona umwami harya ngo ni headmaster sizo ukajya yiba uri president kera yatangiye kwamamara yiyita sheriff w'umujyi ngo akiyita animateri akiyita byose bikanga ntagire icyo avanamo. Icyo gihe byari bitangiye kuza byari biryoshira icyo gihe nibwo yatangiye kubayoboza inkoni y'icyuma. Rero ubwo n'ubu rero ngo nta muhagishyizemo aracyabayoboje inkoni y'icyuma cyane ubu noneho nibwo yajya yatangira. 1,270,000 by'abamukurikira kuri iriya yarangiye. Ubu ngo bagiye gutangira inshya ariko ikibazo cyo nayo babona nta nubwo avunika cyane burya kugira abantu bangana kuri umaze gushyiraho video 800. Oya hari byabanjeho ataramenya
content agomba kwinjiramo neza. Hari ibyabanzagaho ibiganiro bagiranaga na ba Kadafi n'abandi bose, ashobora kuba hari ibyo yagabanyije kuko zira video zaba ari nkeya kuri ririya channel. Akita ngombwa ni ngombwa. Yewe reka twirebere hirya. Hanyuma rero ku munsi w'ejo nanone RDF yatatse ko hari umusirikare wayo. RDF ntabwo yatatse, yasobanuye impamvu ahubwo Burundi bwaratatse. Buvuga iki? Buti dufasha umuntu hano. Ingabo z'u Burundi binyuze mu itangazo zasohoye zavuze ko hari umusirikare w'u Rwanda warenze umupaka arafatwa, akaba afungiye mu Kirundo mu gihe hakiri gukorwa iperereza. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko koko hari umwe mu basirikare bacu wafatiwe i Burundi. Ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi FDNB nibwo bwatangiye buri kuvuga ko batayo ya 311 y'ingabo zirwanira ku butaka d'infanterie mu gicuku cyo ku itariki 24 Nzeri 2025 hagana saa 6 z'ijoro muri komine ya Busoni, intara ya Butanyerera, hafatiwe umusirikare w'u Rwanda witwa Sergeant Sadiki Emmanuel. Uyu musirikare akaba asanzwe ari n'umushoferi ngo yambutse ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi anyuze ku nzira y'igitaka hafi y'umuhanda wa RN 14 Gasenyi Nemba. Yafashwe n'abapolisi bagasutamo maze bamufata maze kwinjira ku butaka bw'u Burundi muri metero 700 nk'uko Burundi bwabivuze mu itangazo bwasohoye bikozwe n'igisirikare cy'u Burundi nyine. Hanyuma rero igisirikare cy'u Burundi kiza kuvuga ko uriya musirikare yasobanuye ko yaravuye mu kabari kari hafi y'ikigo cya gisirikare cya Gako mu Rwanda yibeshye inzira. Kuri ubu ngubu umusirikare akaba afungiye mu Kirundo, aho igisirikare cy'u Burundi kivuga ko gikomeje iperereza. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force, nabwo bwaje gusohora itangazo bwemeza ko koko hari umusirikare wabo witwa Sergeant Sadiki Emmanuel usanzwe ari umushoferi mu ngabo z'u Rwanda wafatiwe ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi wa Gasenyi Nemba. Itangazo ryashyizweho umukono na Rwanda Defense Force rikavuga ko Sergeant Sadiki Emmanuel yafashwe na polisi y'u Rwanda na polisi y'u Burundi murambabarira, akaba afungiye mu Kirundo. RDF yavuze ko iri gukoresha ibiganiro bya diplomasi kugira ngo uriya musirikare agaruke. Mu itangazo ryabo harimo igika kivuga ngo RDF irifuza igikorwa nk'iki ngiki iricuza igikorwa nk'iki mu bikunze kubaho ku mupaka, none turateganya ibiganiro by'ingenzi na guverineri ya ntabwo ari iby'ingenzi, turateganya ibiganiro bishoboka all necessary diplomatic mu ndebere. Reka tujye mu Cyongereza deri ubanza aribwo tubyumva neza dufatikanije naho y'umuntu yihereranya urupapuro ari gusanga byaducitse. Nitangazo ryabo kigiuka cyanyuma baravuga ngo RDF regrets this unfortunate common border incidents and will undertake necessary diplomatic action with the government of Burundi to bring the soldier back home. Ngo ingabo z'u Rwanda nyine ziricuza ku bw'iki gikorwa gisanzwe kiba. Ubwo bashatse ubwo hari igikorwa kibi gisanzwe kiba. Oya ntabwo ari iyo sanse babivuzemo. A common border no kuvuga ngo n'umupaka dusangiye. Umupaka basangiye n'ubundi bakavuga ko bagiye gukoresha inzira za diplomasi rero kugira ngo baganire n'u Burundi kugira ngo bagare umusirikare mu rugo. Nemba n'u Rwanda, ku ruhande rw'u Rwanda Gasenyi barakubwira ko nta mazi ahari, nta bimenyetso bifatika, ariko hejuru muri heading bakavuga ko stray advertently strays across Rwanda border. Soja nibyo yayobye yambutse umupaka yobye mu buryo nyine atashatse. na cyagihe babandi babiri nabo bari kurinda mu burengerazuba nabo barayobye bisanga hakurya kuri Repubulika ya Kongo. Iyi mpaka yacu ejo nahoza mbona umukobwa w'i Buganda ari kugaragaza ahagaze kuri za borune bajya batera ku mipaka, haravuga ati rero ibihugu byacu bihabitangaje, akajya asimbuka atubundi muri Uganda akongera agasimbuka atubundi muri Kongo, na hano ku Gisenyi ibyo wabikora, hano Gisagara ibyo wabikora. Bamwe bavugaga ngo wa muhanzi wa hano uyu mukobwa yakundaga ngo bamufashe ngo ari hagiye kujabuka
ibyo wabikora nibyo by'ibyo bya Gasenyi Nemba. oya ariko hariya ntuza za Mugombwa kwa ntuza kwa Tuyishime hari igishanga sha ariko nandi atari igishanga tezo hari atari igishanga humutse cyane. Irigi impaka yacu ni ya politiki mujye mubyibuka. Hari nkaho ngewe nigeze kugera hari iki arc-en-ciel cya Arc de Triomphe sorry ni gutambuka nkuko n'ubundi ni ibiti byubatse bya bintu nyine bikwereka yuko ni nkuko nabamvuye muri province kandi icyo kiba cyubatswe kuri metero nk'umunani gusa nyine ku muhanda ni ukuvuga ngo hirya mu bisambu ho nta kintu kimenyetso kiba kikwereka yuko nta gihari ngo nje ahangaha. Ntiwibuka se i Rubavu mu murenge harya murenge bawita ngo kira hari i Rubavu niba ari Busasamana yego intama zarimo zirisha muri Cyanzarwe Busasamana rega ni hara mu mujyi umwana ziragiye hakuno w'umunyarwanda hariya intama zirambuka izo zagiye zikurikira ubwatsi dore ko ziba zinunamye ntizitaye kuri borune zigera hakurya ubwatsi buraziryohera ziririshiriza Muzarenda aravuga ataha ati ubwo rero everything on our land is ours. Abarayisitwaye iyo tagira abasirikare b'u Rwanda bari hafi aho se ntibari bazijyanye. Bose bagiye muri negociation cyangwa bagiye gisirikare baramurasha. Mvojana tukunda ari kuvuga ngo zo zigenda zinunamye zaba zitunamye se ho zamenye wenda zishobora kububona zunamye tuzabona borune ziti sore Wazarendo ariko noneho abaramutse sisi Serija Sadiki baramurashe nta mishyikirano uri gutwara intama z'umwana wowe wakirura we. Sadiki ngo yagiye mu kabari ako kantu nako ariko avuye mu kabari rero haravuga ati harya naturutse iburyo nagaruka baramukurura amatwi reka ngende muzi turubozi cyaduka ningera ku muntu wa mbere ndamubuza turubo kingizi cyaduka imuhanga hariya muri centre hari ahantu hari akarompuwe hafi ya Beka mugabo aragiye kubise turube ebyira kubise ya gatatu arataye yagomba gutaha hehe mu Ruvumera harya ubwo ukatujya ubukata mu Gikarongi yego arimanukiye araje yicaye aho ngaho muri rompo arareba asanga ahantu hari ntibiri kuvamo ari kubona icyo yerekezo imihanda yari imubanye myinshi imihanda hari uturuka i Kigali hari ukomeza ujya mu majyepfo hari uzamuka ruguru yaturutsemo biramuyobera hari ahantu hari akarompo hepfo gatoya yo kwa Jacques yicayemo ararambye arabatemvare Trezore yajya hita ati yewe ntiwamenye iyo ntaha ngo ntahane bimwe byo kubaza motari ngo harya iwanjye urahazi siko duhuriye shaho mu gisimenti iwawe mazi urumva rero n'undi ushobora gusanga nyine yabati ibya byose naha naturutse reka nkomeza ugamanuka aho ngaho iby'agacupa byajemo gute iby'agacupa kandi bavuga ko ari we wabivuze yisobanura ku Burundi ayo Burundi nyine bamufashe aravuga atibana n'ivira arakinywera agacupa kabisa yavuze ko yaravuye mu kabari ntabwo yaravuze ko yaravuye kunywa agacupa kana ne kubyitiranya ariko nagaruka nyine bazamukura amatwi kari akantu koko niba yakavuze aka kabari se yari kuvuga ngo iki legitime defense nibwo buryo bwo ko yari ku kazi ku kazi karengera se ibyo byaba ari impamvu ndemereza cyane yaba ari ndemereza cyane uri muzima utasinze ugakorera mu Burundi uri umunyarwanda noneho umusirikare cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. None se bwo uri umusirikare w'u Rwanda ugeze mu gihugu cy'abandi wayobye wanasinze uvuze ko uvuye mu kabari byanze bikunze bazahita bumva ko wari under influence of alcohol. Yes nibyo bizima nyine kubera ko utari muzima gute kurinde nibyo byumvikana nibyo buzima kurinde nibyo bizima kuri bariya bagufashe barahita bumva yuko utari ikibazo ahubwo ari inzoga zakugize ikibazo yego ariko nugenda uri muzima nta kibazo na kimwe ufite uraba ufite ikindi ushaka nta kuntu wasobanura ko wayobye utasinze hanyuma RDF ikabikika ite rero kuvuga ko umusirikare wayasinda oya gusinda n'ibisanzwe koko bakubwiye ko abasirikare batanga inzoga
ariko ni indiscipline ariko ni indiscipline nyine ibyiza bazamukoresheje ko abasirikare batanywa inzoga ukagenda ubyirata se ntago RDF mu itangazo ryayo ushobora kubonamo ikintu cyo kubyirata kuko baravuga ngo RDF regrets yego ariko baranemera ko ibyabaye ari violation ni ibintu bidakwiriye kandi bakakubwira ngo mu biturekere twebwe tuzakora ibizasabwa byose kugira ngo diplomatically kugira ngo ibintu nibyo twahereyeho tuvuga ku magare ntabwo wagira abana ngo bose ujye ubabwira uti amasaha yo kwicara yageze bose bicare ayo guhaguruka arahageze bose bahagurukire nk'aho ari kuri parade abo bana wagira uti nabyaye AI no bigeze hano n'abasirikare RDF igomba kuriguretinga kuko mu basirikare ifite harimo abantu nyine bashobora kujya kunywa agacupa bakisanga umupaka bawitiranyije ushobora gusanga yavuze ati kano gasozi niko nazamutse nza mu kabari none ubwo nasinze ko hari agasenyi nemba ari ahantu n'urugero hameze nk'aha ngaha ni ikibazo none ubwo nasinze hano hantu ntabwo ndibushobore kuhazamuka reka manuke nshara hepfo akisanga rero ibyamanukamo bimumanura bimutwara mu kibuga w'abandi nyamara niyo haba hadaterera simbabwiye ariko urugero rw'umuntu wafashe katupa akaberwa hataha ndabagana n'ubundi hano neva yavuze azanyura ubwo abashinga nayo bavuze bati dore baje kudutangira baba kandi urabizi ko Burundi busanzwe bushinzwe u Rwanda koherezayo abantu bajya kubaneka uribuka abagore bafashe n'ubwo umwe bamurekuye wari wadusezeranyije ko babarekuriye rimwe wadusezeranyije ko uzanamuzana ntiwamuzanye reka wenda dukomeze turacyari kuvugana ariko urumva umuntu w'umusirikare ufashwe agafatirwa ku mupaka w'ikindi gihugu ibihugu bitabanye neza imipaka irafunze kuva mu kwa 2024 kuva icyo gihe igihugu kizahita kimufata nk'ikintu gikomeye cyane kuva 2015 urumva bizaba ari sakirirego so uno musirikare ahubwo afite icyitwa survival instinct kwirwanaho ko mu ubwenge bwa danje bwo kwirwanaho kuko iyo adahita avuga ati dore nasinze bakagaragara ko ari muzima umuntu muzima abazi ibyo arimo gukora umuntu wasinze aba arimo gushukwa n'inzoga kandi vino n'umukobanyi kandi hakurya tolerance y'umuntu wagasomye barayumva kubera kuko nabo barakemera n'abamufashe wasanga barindiye abandi nabo bakiriho bari ku kiyeri ku buryo bashobora no kumubwira ati zana isaguye bakavuga ahubwo se niba uvuyeyo ubwo ntazo utuzaniye se nta mpamba muri iyo modoka ikoroshya ibintu inshuti zanjye bakimufata bumvise ko ari umuhigo babonye turamufata ariko birumvikana barinda iyo bamugeza kuri sitasiyo birinda iyo basohora amatangazo birinda iyo bakominika buriya ushobora gusanga RDF yanditse bayikominitse ntabwo RDF yakuye mu itangazamakuru cyangwa yabonye itangazo kuri Twitter igisirikare kigira uburyo kivugana nabo bari zanditse itangazo harya umuvugizi yitwa Pascal umuvugizi wa FDNB ntabwo nibuka izina buriya yahamagaye rwivanga n'umwe yatafana uzobagira gute niba ari nzobagira Tafanda ari nafashe umuntu wawe ariko birumvikana niyo yaba yaterebishije nyine akiha ibintu byo kunywa akayoga kenshi akagenda ni nko kubona ikizi umubano w'u Rwanda n'u Burundi hari igihe uba urimo akantu k'agatotsi kandi n'ubu ngubu murabizi ko bimeze urumva rero bahita bavuga atambo twabwirwa n'iki ko yasinze twabwirwa n'iki ko atari kuri gahunda ariko ejo nanone ku rwego ibyo twabibara ku rwego rw'akarere nako rw'ibihugu bibiri ariko ejo Canada n'Ubuholandi bahagaritse viza z'ibi bihugu baburiye abaturage babo bari mu Burundi by'umwihariko mu Bujumbura barababwira bati ni mwitonde kuko ibintu biri kuturuka hakurya mu itangazo Gaspard baratuza yaravuze ati Colonel yaravuze ati irinde ingendo zose ni abanyekanada n'Abaholandi bari kubwira abaturage babo bari mu Burundi irinde ingendo zose zidakenewe mu Burundi usibye intara ya Bujumbura meri kubera ubugizi bwa nabi n'imvururu zishingiye kuri politike zishobora kuhaduka kabiri irinde ingendo zose mu bice bikurikira kubera imirwano hagati y'abasirikare n'imitwe yitwara gisirikare intara ya Cibitoke intara ya Bubanza umuhanda wa RN 5 n'akarere k'uburengerazuba bwaho mu gace k'icyaro cya Bujumbura ukuyemo parike y'igihugu ya Rusizi na reserve naturelle ya Rusizi aho ugomba kwirinda ingendo zose zidakenewe gatatu oya nibyo itangazo rya guverinoma ya Canada rikomeza rivuga ko hagomba kubaho kwirinda cyane mu Bujumbura meri kubera umubare munini w'ibyaha biri hejuru
nureba hakurya muri Kongo ejo nabonaga ahandi utarava mu Burundi gatatu yari iri hariya nuko Didi yayitwaye muri komantere oya ku kinyamakuru Bwiza ni ukuvuga ngo gatatu nuko wa munyamakuru twavugaga ubushize hano Rabin nawe ni ntuza nta kandi kagitemberaho nawe biravuga yuko ashobora kuba yarishwe uya ejo abo muri Fokode bari kuvuga ko nabo muri Fokode bavugaga ko ari ushinzwe iperereza ry'i Burundi urabona ko ari nayo nkuru ya Bwiza banditse ushinzwe iperereza ry'u Burundi bari kuvuga ati ni u Rwanda rwamutikuye batese u Rwanda ruhuriye nawe gute ko bavuga ko uyu muntu yaguye i Burundi ati urumva u Rwanda rwari rwaramuhaye akazi muri Mozambique ajyayo mu nyungu zabo kubera ko bagirayo n'igisirikare ariko iyi nkuru irangira iri kutugaragariza ko ibyo nabyo kumugereka ku Rwanda ni bya bindi nyine byo kugira ngo u Rwanda barwikoreze urusyo ku ijosi kuko Rabin ajya muri Mozambique hari muri 2015 ahunze nyuma ya yakudeta yo kwa Nkurunziza agenda ahunze asanze yose wari umupastor niwe yivugiraga ijambo ry'Imana ajyayo hanyuma uko yavuye nuko yageze aha yaje gushaka akazi ariko igihe ari cyo nanjye nabonye mu nkuru zose zavuzwe uwo nemeye numvise wavuze ukuri nuko Rabin ashobora kuba yari ari hano ari umudouble agent yegentinga kuri nde nande hombi nicyo kibazo nanjye ngiye kubaza nicyo cya kuko uburyo bavuga ngo bamujyanye bavuga ko umuntu wamujyanye ngo yari amazi w'amezi 2 yego babana iwe ari umuntu wo hakurya umuntu wo hakurya Igitega yaraje yigira jambo abana natwe none sibyo se niyo nyiri kuvuga ngubu urashaka kuvuga yuko abantu urugero bo muri Kongo babino tunazi bazwi hano atacumbikira umuntu uvuye iwabo yamucumbikira wabuze umugambi afite se bagufiteho bamugutumyeho Rigo batumye ni ubuzi kimugenza wowe uri mu cyera gato buriya none abakongomani bo byakora hagati yabo izi community zacu z'abarwandofone biroroshye ku muntu hano umuntu rwose umuntu uvuye hano ajya hakurya cyangwa hakurya za hano uribuka ka gakobwa bigeze kuvuga ngo kati ku yagashinge gishinge agasinzi si mwene wabo se bwamubereye nyirarume si mwene wabo ntiyagiye yose akagenda ahamagara ankudi nawe akitaba ati shanyo karaho iwanye niba ari mu basinzira nanjye shandaho ntibyarangiye se nyine amusinzirije n'uyu Rabin rero ariko n'ubundi ugutumaho umuntu ntago gutumaho wakure agutumaho uwo muziranye ugufa aho ngaho hano rero kuri communauté internationale iri kubigira birebire ikavuga iti muri Uvira niyo mpamvu nangiye kujya muri Kongo hari kuri Uvira ejo bavuga ko bohereje abasirikare abasirikare 800 kuvaye mu Venezuela yafata nzibira bahise bavuga bati nimudacunga aba batipe kandi Burundi bucunze Uvira kurenza uko bucunze Gitega nka portail yabo bacunze kurenza uko bacunze Gitega baravuga bati nitureba nabi mu mutekano iyo ufite agasozi kamwe umekinga shuwa ko ubundi busozi bune bukurikiyeho nta kibi kiruturukayo cyaturukayo ngo kikugireho ikibazo ku buryo rwose niba Juventus ko ishaka Uvira kuyifata niba yishaka byaba byarayigoye cyangwa se kiri kuyigora n'abasirikare b'u Burundi ahubwo se ko nabonye iganirana n'u Burundi baganira babanje kuvuga ko abaofisiye b'u Burundi bari Goma ibyo ntabwo babeshya barabizingazinga ejo bundi baratubwira ati hari abasirikare b'u Burundi n'abaye 23 bahererekanyijwe ku bufasha bw'u Rwanda barabihakana ariko maze barabihakana ibyo nabyo birarangira kuki hano noneho ho batavugana 23 ikagaragariza u Burundi ko nta kibazo bafiteho biragoranye Derike ariko birashobora n'icyo utumva biragoye ariko birashoboka ntabwo bishoboka bakabwira ati mwebwe mukuru abasirikare banyu mu nzira nk'uko mwabigenje Goma ni Bukavu uribuka umuzarendo waganiraga na Mwandi ya Vita amubwira ati bano Barundi byabo ni ibihe ko tujya gufata ahantu bakatubuza
hanyuma twajya kwiyatakira haduyi twitambe hanyuma minisitiri w'ingabo wa South Africa akavuga ati twari ku murongo twashyizeho defense tubwira abarundi ngo mwe muhagarare hariya n'abandi bahagarare hariya tugiye kureba dusanga abarundi barabuze kera ngo mujama yarahugiye kuri bya bibunda byabo ariko ibyo ntiwabigereranya na Uvira se bihuriye hehe ko yo itegeranye n'Uburundi nyine izo avantage bahaye 23 ugomba kwitegeranya n'Uburundi nko kugenda nyine bagenda nta kibazo ariko urumva basiga ahantu mu marembo y'iwabo umva ukuntu byari bipanze bari bigabanyije mw'akazi abo muri Afurika y'Epfo bavuga bati twebwe turi beza gukoresha bya bibunda by'umusada noneho baragenda bakitsimba nk'ari bagifite nk'ikompora ryacu ushobora gusanga riterura nk'abasore batatu bagashyiramo none abarundi barabwira bati mwebwe mujye kudutangirira hariya kuko abarundi nabo bakomeye he muri infantry niho bakomeye none abasirikare wa wundi uri kuri mbunda ya musada warumva ko arinzwe kuko uwo muri infantry hirya arahari ariko muzibira nyine ari kumucungira ari kumukumirira ko hari abamugeraho bisanzwe nk'uri kuri mbunda ya musada yacyunamyeho n'ibitugu ari kohereza ngabo muri mu bintu bari kumukuma mu bitugu batirikoze uri mu biki ibyo bintu uri kohereza ubanza washonje ngira ngo yabanje no kureba inyuma aravuga ati muzane n'ibindi yabwiye ati zana n'ibindi ahindukiye asanga ni umuhe mu bintu tu ariko uzi minisitiri w'ingabo w'igihugu kuvuga ati abarundi minisitiri w'ingabo wa South Africa niwe warimo kuvuga Ange Motega avuga ati abarundi twagiye kuradusanga bagiye kera nuko nyine hano usanga ndetse bavugaga yuko bazabahemba abantu baganiriza inkuru bashyiramo abantu baganiriza inkuru bashyiramo kuvuga ngo hariya ngo nabo bagenda bakumvikana Uvira ntibyakunda kandi ari by'uwo muzarendo yari ari kuvuga hanyuma mvana turigende yumvikane na n'Uburundi ngo mureka ngo muduhe Uvira byo biragoye mukuru abasirikare banyu mu nzira ntabwo bishoboka agakino kacu ntabwo bishoboka kuko n'ubundi mwe mushobora no guhahira hamwe wabonye icyuya Neva yabiraga security matter buri gihugu cyose kiba kiriyeho wabonye icyuya Neva yabiraga ari kuvuga inigeri generalize iyo umuntu iyo abonye aba bahungu bari gusatira Uvira aravuga ati ninjye ukurikiye karabaye ntajya byizera naho ntabwo bikiri ibintu by'ibanga abahungu bo kwa Makenga nabo igihe amatangazo yabo igihe yagiriye ubundi bavugaga ibintu bari bubishyire mu bikorwa ariko kuri Uvira baravuga bakagenda byaranze barabigerageje ntabwo ari ukuvuga ngo ubundi bumvaga ko nyuma ya Bukavu bumvaga wenda nta cyumweru cyanyuramo ariko byaranze barabibonye ko ahantu mu marembo y'umurundi nawe agomba kwihagarara cyane abantu bazi hariya bakubwira ko mu misozi ikikije iriya misozi inyuma ya za ho plateau hose bakubwira ko abasirikare b'u Burundi barahari niho bari gucungira nicyo cyaguye mu 23 bo babatanze hakiri kare bahitaburira imisozi niyo mpamvu nuzajya ureba uzajya ubona nyine twa propagande tuzamo ukabona nka twirgana no bagahita bavuga bati kandi ati murabona ati abasirikare b'u Burundi ati baje hano nukubera baba bari kubanyuraho bazamuka niyo batagira icyo bakora ariko kubona ugoswe n'imbunda z'umuntu uri ku ruhande rw'umwanzi uba wumva ko uri threatened ni ikibazo ku mutekano wawe barahari rero yewe dusezerere nibyo ngibyo rero reka tugarukiriza aho ngaho nawe urumva washonje umva nashonje rwose turekure tujye kurya arya none ni kwa kane amagare ejo azaba arangiye cyangwa oya ku cyumweru azarangira ku cyumweru uyu munsi araba ari mu kabuga ka Nyarutarama abantu bashaka kubireba nimuze hano hasi duhure mu kanya saa 5 niho biri bubere okay reka dutahe rero be yawe wakoze